nta kuntu rero uyu munyabigwi yaba ataraduhaye ijambo ryahindura ubuzima. Mira yigeze kuvuga ngo ugomba gukunda ibyo ukora kandi ugomba kubikenera nk'uko ukenera umwuka wo guhumeka. Ahise anyibutsa agakuru k'agasore gato kabajije umusaza ngo nirihe banga ryo gutsinda. Umusaza arakabwira ati ejo uzaze duhurire ku mugezi nkwereke ibanga ryo gutsinda. Mu gitondo bombi bahurira ku mugezi, umusaza abwira ako gasore ati ngwino nkwereke ibanga ryo gutsinda sha. Binjira mu mugezi, bagezemo umusaza afata ka gasore akadubika mu mazi, agatsindagiramo umutwe mu mazi. Agasore gasaza imigeri, umusaza akomeza kugatsindagiramo. Abonye kagiye guhererayo umwuka arakarekura karurubuka. Arangije arakabaza ati urashaka kumenya ibanga ryo kugera ku nsinzi wa gasore we? Agasore kati yego. Arangije abaza ikibazo kimwe kitagira icya kabiri ako gasore. Arakabaza ati niki wumvaga ushaka cyane ubwo umwuka wawe wari uri mu mazi? Agasore gati numvaga nshaka umwuka wo guhumeka. Karamusubiza gati numvaga nshaka umwuka wo guhumeka. Umusaza ati rero iryo ni ryo banga ryo gutsinda. Ibyo ushaka gutsindamo kuri iyi si, genda ubishakishe nk'uko wifuzaga uwo mwuka wo guhumeka. Genda ubikenere nk'uko washakaga uwo mwuka. Agasore karagiye rwose gakora nk'akiyahura, birangira gatsinze koko. Ibi rero bihuye n'ibingibi Mira yatubwiye. Ugomba gukunda ibyo ukora kandi ugomba kubikenera nk'uko ukenera umwuka wo guhumeka. Mira yaravuze ngo utakamba urira iyo wizeye ko hari ubufasha kubarira. Mu gihe ubona ko amarira yawe nta mpuhwe ari butere, ujye uyigumanira. Nenga rya jambo twize ku munsi w'ejo ngo ujye witondera buririra. Ntabwo abantu bose ari abanyempuhwe. Hari abantu bamwe na bamwe bishimira kubona abandi barira. Ntabwo ari buri wese ukwiriye kubona amarira yawe. Yaravuze ngo gira ubushake bwo guharanira icyo ushaka kuba cyo, utitaye ku byo bakuvugaho nuko abantu bagutekerezaho. Aranavuga ngo muraniteze ibintu bihambaye kuri njye kandi mbikora mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Ndi umuntu uhatana cyane, ndi umuntu uhangana cyane, ariko mangana nanjye ubwanjye njyenyine. Nta wundi muntu uhanganye nawe kuri iyi si uretse wowe ubwawe. Umuntu wenyine uhanganye nawe n'uriya ubona iyo wirebye mu ndorerwamo. Shakisha uburyo wowe ejo hahise atandukana nawe uyu munsi kandi mu buryo bw'iterambere. Yaravuze ngo buri gihe ibisobanuro n'ibyo wabisobanuye ntabwo ari ibyo wabisobanuriwe. Nahisemo kwisobanura mbere y'uko abantu bansobanura. Ibi bimfasha kutayoba ibyicaro. Burya nutivugaho abantu bazakuvuga uko bashaka. Nudahagarara ngo wisobanure, abantu bazagusobanura uko utari. Ibi kandi bizahora bigushyira mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Yaravuze ngo uko nzwi muri Prison Break biratangaje. Abantu banzi nk'umugabo w'umutima n'umubiri bikomeye, ariko mu by'ukuri mu buzima busanzwe ni umuntu woroshye cyane. Aranavuga ngo muri iyi minsi iyo urebye muri CV yanjye ubona ko ndwanirwa ahantu henshi bashaka kunyinisha filime. Ndagira ngo bamenyeshe ko nitabiriye amahiganwa arenga 450 nshaka aho nakina filime. Mu rugendo rwo gukabya inzozi zanjye numvise oya nyinshi cyane kuruta uko numvise yego. Byansabye kugira amahame nuzuza kugira ngo mbashe kwinsanga mu kibuga. Bibaho ko aho ukomanze hose bakubwira oya kuko batakubonamo amazi yo kunywa. Mira ntabwo yari amazi yo kunywa mbere, ariko kuri ubu bose bamubonamo amazi yo kunywa. Igihe cyose amazi agifite umwimerere wayo, uko yaba asa kose yazimya umuriro kandi uko yaba asa kose yatunganywa akanyobwa. Amazi burya atakaza umwimerere wayo iyo atakibasha gusukika, iyo atakibasha gutemba.
n'umuntu nawe atakaza umwimerere we iyo nta mahame agira agenderaho, ari nyamugiyo bigiye. Atakaza umwimerere we iyo abayeho ubuzima bw'ikinyoma, yigaragaza uko atari. Igihe cyose rero umuntu agifite umwimerere we, agifite agaciro ke, byatinda byagira, amazi uko yaba asa kose azazimya umuriro. Amazi uko yaba asa kose azazimya umuriro, kandi uko yaba asa kose azatunganywa anyobwe. Yaravuze ngo ntabwo naje Hollywood kugira ngo njye nshyirwa ku bifuniko by'ibinyamakuru, cyangwa njye mu myiyereko y'imodoka zihenze naguze. Nta nubwo nahaje kubera ubuzima bwo kwamamara, bwo kwirirwa mu birori byiza no guhura n'abantu bakomeye. Naje hano nje mu kazi, ibindi byo kwinezeza n'ubimbaze. Yavuze ijambo rikomeye ngo umwuga nkora mwigiraho byinshi. Hari ibanga rikomeye riri mu gutegura. Ibaze ko dushobora kumara amezi 4 dukora amasaha 12 buri munsi, ariko akazi kose twakoze muri ayo mezi 4 kakavunjwa muri filime itarenze amasegonda 30. Gutegura n'urufunguzo rw'insinzi. Mu magambo yose Scofield yavuze, reka nsoreze kuri iri ngiri. Yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo ntugatekereze ko abahanzi, abakinnyi ba filime, abasizi aribo bazigisha abana bawe amasomo utigeze ubigishiriza mu rugo. Babereyeho kubashimisha, ntibabereyeho kubigisha. Biriya muvuga ngo abahanzi baririmba ibishegu, kuri Scofield nta kintu mwavugana. Igisha abana bawe rero, ntugatekereze ko hari abandi bantu bazaba kwigishiriza. Aya rero n'amagambo yavuzwe n'iki cyamamare Michael Scofield.